ni muntu ki? Reka tuvuge Sawuli nk'urwanya abizera, hanyuma turaza kumuvuga nanone nka Pawulo wahindutse inkingi y'itorero rya Kristo. None Sawuli yari muntu ki? Sawuli yari umufarisayo, yari yarize cyane iby'amategeko ya Mose. Iyo tuvuze iby'amategeko ya Mose, tuba tuvuze ibitabo 5 Mose yanditse, harimo igitabo cy'Itangiriro, hakazamo igitabo cyo Kuva, igitabo cy'Abalewi, Kubara ndetse no Gutegekwa kwa kabiri. Nibyo bitabo 5 bya Mose. Hari umugabo witwaga Gamaliyeli wari umwigisha amategeko